harakabaho umunsi Imana yakuduhaye. Yakundaga kumbwira ati ibyo uzakora byose kujya wita ku bana ko byanze nyine akatugaragariza urukundo nk'umubyeyi pe. Ntago agiye twari tukimukeneye kuko inama ziwe zatwubakaga, kuko akenshi iyo tunamuhamagara avuga ati se bana banjye bumeze mute, no kumva ko iyo byose harimo ababyeyi atari ukuba ndi n'umukwe gusa. ngiye twarakuranye cyane kuko akenshi nakundaga kuba ndi kumwe nawe ni nkaho ari we wandeze. yari umuntu mwiza pe, sinabona uko nabivuga. ayavuga ati ko mwana wanjye uzi kamera nayo ikiyoni, ariko ambwira ndamushimira cyane. Rero Imana muri ubwo gashira yambereye intwari pe, nta n'umuntu wamusimbura, mbega yambereye intwari. Imana muri ubwo gashira twaragendanye urugendo rwose, ibintu byinshi rero navuga, ariko mama Imana muri ubwo ridashira rwose, nzi ko ijuru ryarigiyemo. kuvuga ngo papa yadusize turi abana 7 ku myaka 38, araturera, nta n'umwe utakaje kujya kwiga kubera wenda ngo papa adahari, agiye abana be bose abashyingiye ku isaha nk'iyi ngiyi. rero nyine twamubuze yasinziriye. kaka ndamukumbuye. Murakoze, nitwa Ingabire Alice, nkaba ndi umwana wa Murekatete Drusera, ariwe mubyeyi witabye Imana. Ndi umwana wa 7 mu bana 9 yabyaye, nkaba ndi umwana wa 4 mu bana 6 basigaye. Mukecuru mama yatubereye umubyeyi, mu kuva nkuze yambereye umubyeyi kandi twari inshuti cyane. Yakundaga kumpangayikira. Mama rero nta kindi namushinza, yaratureze rwose, arwana intambara zose zishoboka, araturera turakura, buri wese kugeza ubu ashoboye kwibeshaho. wese yarashatse, yarabyaye, nta kintu twamushinze. Wenda nuko byihuse, yarwaye bitunguranye, ntago yarwaye igihe kuko twabimenye mu gihe kitarengeje umwaka, ibyaje ari indwara ihutiraho. Kimara kurwara rero twabanje kugira ngo ni ibintu bizoroha akire, ariko tubona ntibikunze kubera ko yarasigaye wenyine n'umwuzukuru. Nuko mfata umwanzuro, ndavuga nti mvugana n'abavandimwe, ndavuga nti uwamubwira nkamutereta byibuze akazi wanjye, nanjye nkagerageza nkavuza. Ikintu nibuka kimwe cyonyine kinambabaza, nuko umunsi yinjira iwanjye muri salo yambajije ati mwana wanjye ibi bintu wabitekerejeho neza? Ati wafashe umwanzuro wo kwishyiraho umugogoro wanjye? Birambabaza, ndamubwira nti nawe waratureze, reka natwe dukore ibyo dushoboye. Ikigaragara rero nuko kugenda ko yari yarabiteguye, yasaga nkaho abyiyumvamo, kuko umunsi wa mbere yinjira muri salo nkuko mbivuga, yaramubwiye ati ni akazi kawe, atari ko atubwo nje kugutura umurambo. Ndamuhumuriza, ndamubwira nti humura, we ngwino nkwiteho, aho nzamenya ko wariye waryamye
byibuze nukira nzongera ngo utware ugeze mu rugo usubire iwawe. Ntabwo nzibagirwa ukuntu yajyaga ambwira ngo ari nk'ikintu yakunda kwanga ninjye kumugurira imiti haba na saa yine nabyibagiwe kubera akazi kenshi, hahita nihuta cyane, naza akambwira ati ariko se ati ubusima ndi kukurushya, oya ntabwo ndushya, ati ariko ati cyamfasha, ati nkongera nkagira ubuzima nkarya, noneho nkajya nkubwira nti ibiryo mpereza ibiryo ku buryo uvuga uti urabibuze. Abana nanjye icyo gihe nicyo ntegereje. Icyambabaje rero ntabwo numvaga ko ari iki gihe cyo kugenda, kuko numvaga ngiye kumuvuza akazongera agakira niyo yanagenda nyuma, ariko byibuze nongeye kumugaburira nkabona arariye aranyweye, ibindi wenda niyo yari kuzigendera nyuma. Ikintu kimbabaza kimwe cyonyine nuko nari nzi ko kibuze Imana yanjye ikamuntiza undi mwaka, nari nzi ko nzamukora anniversaire ariko ntibyakunze. Ubundi nari nateguye ko nazayikora byibuze ku myaka ya 70 yuzuye. Bonye arwaye rero nagomba kuyikora muri uyu mwaka utangiye, ubu arwaye mbigira nk'intego ariko ntabwo byakunze. Gusa ariko nanone sinzamwibagirwa, twari dukunda gushwana nanze kurya, rero ni byinshi nzamwibukira. Niga segonderi yajyaga mpari jado poshe nkayimwaka, kandi na bakuru banyu nayibatse. Ariko yaba ntayo afite akambwira ati ntayo mfite, kandi nkanagenda nishimye. Mama rero ni byinshi nzajya nibuka. Mu rugendo twari kumwe muvuza twagendaga tuganira, akajya ambwira ati njye ariko burasi nzanasubirayo, nkamubwira ukuntu tugiye gushaka ukuntu nturi iruhande, nkazajya musura hafi. Gusa ibyo twatekerezaga byose yasaga nkaho ari kunsezera. Mama ntabwo nzamwibagirwa. Ikintu ntazibagirwa ni kimwe, uko mama twasaga. Umuntu wese iyo yambonaga mutwaye mu modoka yambaza ati uwo ni mama wawe? Ariko ni yego. Ati rwose. Ndibuka ari n'abaturage twahuye baramubwira ati wa mubyeyi wabyaye imfura, watubyariye umuyobozi mwiza. Nanjye numva binteye ishema kumva bari kumushimira. Umuntu wese wabonaga mama yaba ati dore fotokopi. Nuko rero byagenze, ariko icyo nzi cyo yakundaga abana be cyane, yadukundaga pe. Mama rero ntabwo nzamwibagirwa, kandi ndamukunda cyane, ndamukunda. Kandi ikinejeje nuko byibuze nakoze icyo nagombaga gukora. Mama yagiye yishimye nta kibazo, yari afite abuzukuru. Ku cyumweru mbere y'uko apfa twari turi kumwe n'abavandimwe n'abuzukuru, ubona yishimye cyane. Gusa yarambwiye ati mu bintu byose ukora, umwana nagira ikintu agusaba ujye ukimuha. Ati kubera ko atunge nibaza yo mba narabyaye ndayizigiye gusa, uwo ni grafrere. Atubye kuba bimeze bite? Atari ko byibuze ubu hari uri kundwaza, hari abari kundwaza. Ati rero kandi ntimukiyime, iryo ni ryo somo yadusigiye.
yamwe ati kuko arabizi ko nkunda ifiriti yabona agaturya hafi ifiriti yawe umunsi atari ko izakwica. Ahubwo rero mama se ifiriti ubuse wowe ko urwaye niyo ibikoze atari kujya wirira ikintu cyose wumva ushaka. Iyo adusigiye amasomo menshi ndamukunda cyane 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 kandi nzi neza ko Uwiteka azamuhembera ibyo yakoze. Mama mwifurije uruko ridashira aho ari, Imana imutuza heza kandi nzi neza ko igihe kizagera tukaba turi kumwe kandi tuzabonana. Murakoze. Amazina nitwa Jean Pierre Bajeneza, nkaba ndi umukwe w'umukecuru witabye Imana. Umukecuru rero icyo namuvugaho, umukecuru yari umukecuru w'inyangamugayo, umukecuru utanga inama, amuhamagara kugira inama. Ni byinshi kuri mukecuru, ibyo twavuga ni byinshi, kuko yari umukecuru usenga. Kenshi yakundaga kukubwira ko gusenga aribyo bintu bishobora gutuma wagera kure. Umukecuru Imana muri uko ridashira. Umukecuru rero mu gufatwa kwe twagiye kumenya ko arembye cyane. Hashize iminsi arwaye, nyuma dufata umwanzuro w'uko yaza nyine tukagerageza natwe tukamuvuza. Yahageze ku itariki 3, none yitabye Imana ku itariki 26. Umukecuru Imana imuhe uruko ridashira. Yari umukecuru mwiza, umukecuru rwose ugiye tukimukeneye kuko yari agifite imbaraga. Ntabwo yari afite imyaka myinshi ku buryo wavuga ko yakagombye kugenda ubu ngubu, ariko nyine Imana yamukunze kuturusha. Nta kundi kubyakira biragoye, ariko nyine byose ni ugushaka kw'Imana. Umukecuru rero njye ntabwo navuga ko ari mabukwe gusa, ahubwo ni umubyeyi, kuko nabyirutse mubona. Njye navuga ko nari nihariye kuko yari umubyeyi, navuga ko wandeze, kuko aho mvuka twari duturanye ni mu midugudu ibiri itandukanye, ariko akenshi urumva nabyirutse mubona. Yari umubyeyi w'inyangamugayo ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo nanjye mfata umwanzuro nyine wo gushaka. Urumva ko aho washatse nawe bya byose ujyayo uzi ko aho hantu ari inyangamugayo. Rero namuvugaho byinshi, ariko akenshi yakundaga kumubwira ati mwana wanjye, kumva ko nyine ndi umwana, ahubwo no kuba umukwe bidahagije, kumva ko ndi umwana mu rugo. Kuko akenshi iyo namuhamagara akavuga ati se bana banjye mumeze mute, nyine kumva ko iyo byose harimo ububyeyi atari ukuba ndi n'umukwe gusa. Ni byinshi twavuga ko uyu mukecuru yadukoreye byinshi. Umukecuru akaza kudusura, dusura kenshi, kandi akaduba hafi igihe cyose. Muri make umukecuru ntagira uko ridashira kuko ntacyo atakoze pe. By'umwihariko njyewe ndashimira n'Imana kuko wenda yamutabuye tandavuye. Umukecuru navuga ko yagiye nubwo yarwaye, ariko wabonaga ko umubiri utari kumubabaza cyane. Wenda Imana ikaba yamutabaye atari yagera ku rwego rwo hejuru rwo kuba yababara ngo agire ububabare bwinshi. Akaba yagiye atari yagera kuri urwo rwego, ikaba yamutaruye atari yagera ku rwego rwo kuba yababara cyane.
murakoze. Iyi nkuru iteye ubwoba, wa nkuru we urica mu bwonko, ubwo twumvaga uwacu aragiye. Murakoze, nitwa Kwizera Biyene, ngiye bucura bwa mama, ngiye bucura bwo mu rugo. Mama rero twabanye mu bihe bikomeye, ni njye wari bucura, iteka ryose yahoraga mpangayikiye cyane kugeza n'aho nshatse, yarampangayikiraga cyane kuko ndabyibuka kuri bonane y'uyu mwaka, hari kuri Noheli, yarambwira ati kubera nari ndi ku ishuri ndi kwiga i Muhanga, arambwira ati ko umwana wanjye wazaje nkaguha Noheli. Icyo gihe bihurana n'uko ngize abashyitsi mu rugo, ariko ndavuga nti nzaza. Kuri uwo munsi kuri Noheli ntibyakunda, ngenda kuri bonane, mpageze nsanga mama yarembeye mu nzu. Turasuhuzanya, hanyuma ndamaze ati se Noheli wambwiraga iri hehe? Ni uku nguku urwaye? Arambwira ati baba turi umwana. Ndabyibuka yayisama, yarambwira ati nari mfite amafaranga nari buguhe, kubera ko mba mbizi ko ni wowe bucura. Ahita afata amafaranga yari kuri mama, ndabyibuka, barambwira ati 30. Arambwira ati akira n'amafaranga wifashisha, ndabizi ko buri ku ishuri. Ngira agahinda cyane, ndavuga nti se ko nta kintu mba natatse, kubera ko akomeza mpangayikiye. Ariko n'ubundi agakomeza ambwira ati ndabizi uri kwiga, ati ubu ngubu niwe wanyuma utararangiza kwiga, ati nzagufasha. Mara nubwo yapfuye, yagiye yaransezeranyije ambwira ati nzagufasha urangize kaminuza, uko byagenda kose mu bushobozi nzaba mfite nzagufasha urangize, kuko niwe muntu wenyine usigaye utarayirangiza, nzagufasha. Ibyo byose rero byanzamuriraga amarangamutima, mvuga ati kuki mama nkunda. Akomeza mvuga nti umunsi agafashe cyangwa se umunsi hari icyo nagezeho, numvaga mfite imishinga myinshi nzamukorera, kuko akunda nyine uri gucura ibintu usa nkaho bigeraho bwa nyuma. Ariko ndamushimira, nta kintu nigeze mbura. Yaravutse nsanga nta papa dufite, musazanjye mukuru nabonaga we nitaga papa, akunda no kumaza atari ku bukwe bwawe nawe uri hehe, kuko nari nzi ko ari we papa. Ariko pe nubwo nta papa nabonye, ntacyo nabuze rwose, ntacyo nshinza mama n'iki na kimwe. Mama rero yankundaga akanampangayikira, kuko ndabyibuka ntwite yakomezaga ambaza atari uzabyara ryari. Nanjye maze kubona ko arembye, nabwiye Imana mutima ndayibwira nti Imana uzambabarire nibura mama, kuko icyizere cyo nabibonaga ko nta gihari. Ati nibura mama azapfa abonye umwana wanjye. Ndanabishimira Imana niko byagenze rwose. Nabyaye umunsi yaje kwa muganga, ndamushimira cyane. Rero yarahabaye, gusa ngiye hari ibyo ntarakora, agiye hari ibyo ntaramwitura, mbega agiye nkimura imideni. Noneho mama twakundaga gutebya cyane, nagiraga burage nyinshi nsetsa, kuko mu rugo nsaba yangwa cyane, ndi umuntu ugira morale bikomeye. Ayavuga ati ko mwana wanjye uzikamera nayo ikiyoni. Ariko ambwira ikindi kintu nakundiye mama, nabonye atandukanyeho n'abandi babyeyi bose. Twarize, tugira akazi, dufata ku mafaranga nubwo atari menshi, ariko mama mu myaka yose nabaye sinigeze numva telefone ye nampamagara imbwira ngo hana amayinite y'ijana. Yari umubyeyi wirwanaho, ntavuge ikibazo cye. Mbega sinigeze numva hari umwana mu bana be yahamagaye amubwira ngo nibura nkana amayinite y'ijana kuri telefone. Ngiye najyaga mbyibaza, urumva uragenda ugakora amafaranga ukajya ubona aragenda yoyo, ukabura n'uko umwohereza na 5.
kandi hari ubwo usanga abandi babyeyi ubwo n'undi mubyeyi yaguhamagaye ati ariko umwana wanjye wampaye n'amayinite y'ibihumbi 3 cyangwa wampaye n'amayinite. Mama sinigeze mwumva n'ijambo ryo gusabiriza. Rimwe na rimwe najyaga ngenda no mu rugo twabiganira mugataha mugende murye rwose ujye abishoboye ajya mpa nta kibazo utanampaye nawe mba mbizi ko ari kwirwanaho. Ndamushimira cyane rero Imana muri uko yashira yambereye intwari pe nta n'umuntu wamusimbura mbega yambereye intwari Imana muri uko yashira. Nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani. Nitwa Donata Kayitesi, ninjye mfura mu bana ba Murekatete Dorosera. Nagize rero amahirwe yo kubana nawe igihe kinini, tuziranye kuri byinshi. Ni ukuvuga mu mabyiruka yanjye cyangwa se yacu, ibihe byose yabaga ari umuntu duhora hafi, ugukebura, ukugira inama, ukubwiriza, ariko ibyo byose akabikora mu buryo bwihariye ntigeze mbona, kuko kugeza ubu atahuka yitahira sinigeze numva abwira umuntu nabizi. Yego, mu mabyiruka rero yadutozaga kubana neza n'abandi, ishuri rikaba ari intego kandi akakugira inama. Nibuka ko iyo wavaga ku ishuri akubazaga ese biragenda ni hehe wagize ikibazo, wumva wifuza ko umuntu yabigenza ati, ukamubwira, ngashimishwa nuko icyo wabaga wabashije kumubwira cyose yaragishakishaga kandi akakibona. Rero igihe cyaje kugera ntari narangiza amashuri, umusaza aba aritahiye. Mu kwitahira kwe byaratunguranye nabyo kuko nari nkiri no ku ishuri, ariko nyuma yaho ubwo twarasigaranye, yewe mba ndangije no kwiga. Twagerageje gufatanya kurera abana bato bari bavutse, bituma ndetse musaza wanjye wankurikiraga afata inshingano akiri muto kandi abikora neza. Rero maze kugira urugo yaransuye kenshi cyane ku buryo aho ntuye bahoraga bamunyishyuza, bakamunyishyuza kubw'inzoga yanzaniraga, kubw'ibiganiro yagiranaga nabo, ukabona ko yari akenewe cyangwa se yari akunzwe mu mpande zose. Ikindi cyenzi rero ni uko mu mibereho ye yari afite uburyo adutwara akatuganiriza, buri wese akamenya ibyo baganira kandi akamugira inama. Ikintu rero mwibukiraho cyane kandi cyanyubatse ni uko yakundaga kumbwira ati, ibyo uzakora byose kujya wita ku bana, ko byanze. Mama rero namwigiyeho byinshi kandi icyo numva nshyize imbere ni uko nzagerageza gutera ikirenge mu yahihibikanye abana neza n'abaturanyi, nanjye numva nzagerageza. Mama yantunguye kuko muri uyu cyumweru gishize twari kumwe, yishimye ameze neza, tukabona ko arwaye ariko azakira. Rero ntabwo nari twari twiteze, ariko icyo dushima Imana ni uko twakoze ibishoboka, kuko no kugira ngo abashe kuva mu rugo byaragoranye. Namugeragaho buri wa gatandatu na ya mataha ku cyumweru,
nkomeza mubaza se ibyo kukuvuza tujye hanaha dore kugenda ugataha ntabwo bigira akamuratoya n'inkorere bigera ubwo tumutereka turavuga duti wowe genda wivuze arabukira biza kugira ngo rero kubera ko yabaye ubahaye ntabizanye kugenda gake arabyemera nuko dufata gahunda yo gutangira kumuvuza igishimishije ni uko agiye twageragezaga yishimiye ko afite abaganga abona yitaweho nta bintu nta gahinda ajyanye gusa mama nzamukumbura hejuru yumva ko nje kandi ntabamubwiye nzira gitekerezo nitwa Shema Aime Vanessa ndi umwuzukuru wa kabiri wa kaka umunsi witabye Imana turi kwizihiza ubuzima bwe. Kaka yari umubyeyi mwiza twakundaga bagiraga urukundo rwinshi akagira urugwiro agakunda abantu cyane akagira impuhwe akagira n'ubuntu bwinshi. Ndibuka kera tukiri abana njye na musaza wanjye twakundaga kujya kumusura yakwakiraga n'ubuntu bwinshi rwose washaka iki akaguha ibishoboka byose akakwereka urukundo ndetse byo kurushaho nyine twari no gutakaza amafaranga bimwe by'abana nyine kandi babumva nyine bishimishije byabaga bishimishije muri icyo gihe kandi twamwisangamo cyane. Uyu munsi rero yitabye Imana ariko nagize umugisha udasanzwe wo kubana muri iyi minsi ya nyuma. Buri munsi ndibuka ambwira nti nguhe ibiki batetse ibi n'ibi nkarura ibihe akambwira ati uramenya nk'ibi ngibi aramushyira akarya ibyo ashoboye. Twakundaga kuganira mu minsi twari turi kumwe akambwira ati rero bana yakundaga gusenga cyane akambwira ati rero bana mwe muracyari bato mujye mushaka mujya gusenga dore tukagira imbaraga zaranze. Ijoro ribanziriza umunsi witabye Imana namushyira nabwira batetse ibinini mwandiki ndabimushyira arambajije ati icyo gihe amushyiriye ibiryo arambaza ubuse kuko ndongera kugera igihe ngo nanjye ibiryo binkumurye biryoshye atari kubirya gutya nyine ndi kwinginga nawe ndamuhumuriza bisanzwe ambwira ntibizakunda mu minsi iri imbere. Ni byinshi twabonye buri munsi ariko buri munsi iyo urabonaga byibuze hari bamwe yateye kuko yari ameze umunsi wabanje atari kameze undi munsi byabaga ari ibyishimo yagiye yagerageje ibishoboka byose byabaga ari ibyishimo n'umunezero. Ni byinshi namuvugaho ariko yari urukundo yatweretse urukundo watwigishije kubana n'abandi neza kandi no gukunda ntacyo dushingiyeho tukabona amahoro. Icyo navuga ni uko turasaba Imana yasengaga cyane kandi natwe dusenga ngo imwihere ijoro imuteteshe ahari ubu ngubu ko natwe yadutonesheje mu gihe hamwe. Imana imuhe uko dashira ndabakunda cyane mugihe mwiza. nitwa Shema Nanzobutanze nkaba nari umwuzukuru wa kane umukecuru. Ikintu navuga ikintu namwibukiraho ni uko kera twajyaga tujya kumusura n'abavandimwe banjye cyangwa se nyine na n'ubu ariko nyine twavuga mu rugo dusize ababyeyi ariko nabwo twagenda nabwo akatubera umubyeyi akatwitaho atubaza ibyo dushaka nyine akatugaragariza urukundo nk'umubyeyi pe. Ntago urarangiye igihe cyawe gishyizwe iherezo.
Mwakoze, yitwa Nagwire Agnes, umukecuru wacu yitabye Imana, ni umwuzukuru wa gatatu. Mu by'ukuri ikintu namuvugaho, ngiye twarakuranye cyane kuko akenshi nakundaga kuba ndi kumwe nawe, ni nk'aho ari we wandeze. Yari umuntu mwiza, akunda abantu, akunda Imana ndetse n'abana. Buri muntu wese yamwitagaho nyine mu bushobozi bwe. Ikindi kintu navuga, yari umuntu mwiza pe, sinabona uko nabivuga. Gusa nyine ndamwifuriza iruhuko ridashira, Imana imwakire mu bayo. Murakoze. watubereye urugero rwiza, wabaye intwari mu gihe cyawe, twagendanye urugendo rurerure. Amazina yanjye nitwa Mukandayisenga Dansire, nkaba ndi umwana wa mukecuru Murekatete Drosera witabye Imana kuri uyu munsi. Murekatete Drosera rero ari we mama wanjye, ngiye kumuvugaho ubuzima bwe navuga ibintu byinshi, nta nubwo bwakwira bugacya, ariko ndababwira muri makeya. Umubyeyi wacu ni umubyeyi waturuhanye igihe kirekire, kuko yapfakaye afite imyaka 38, kandi ubwo yari adufite turi abana 7. Yari yarabyaye imbyaro 9, kuvuga ngo papa yadusize turi abana 7 ku myaka 38, araturera. Abakuru ntabwo twari turenze abana 3, abandi bari abana bataratangira primaire. Urwo rugendo yarubayemo, tuhira primaire turiga, tujya segonderi, turakura. Nta n'umwe utakaje kujya kwiga kubera wenda ngo papa adahari. Yakoze uko ashoboye kose, yaravunitse uburyo bwose bushoboka, ariko ntitwaburaye, ntitwabwiriwe. Bigera naho dukuze, aradushyingira twese. Murekatete Drosera uyu mureba agiye abana be bose abashyingiye, kandi nibura buri mwana we wese yari amaze kugira kwicungura. Ngo mutoya hari hashize ibyumweru 2 nawe yibarutse, ari we twaherukaga gushyingira. Mu rugendo rw'ubuzima bwe rero yahuye na byinshi byagiye bimugora, hazamo no kurwara no kurwaza, ariko arihangana. Ku isaha nk'iyi ngiyi rero nyine twamubuze yasinziriye, ariko tuzi neza ko tuzongera tugahura ku munsi w'umuzuko, niko tubyizera. Ntabwo yapfuye nk'uko abandi babivuga, kuko burya iyo wicunguye hari ababa bagusigariyeho. Ndahamya ntashidikanya rero ko ikivi cye tuzacyusa, uko dusigaye tuzacyusa. Uburere yadutoje, urukundo yadutoje, nubwo wenda njye namuvuga nk'umwana we, ariko wenda n'abandi hari uko bamuvuga, ariko ntaho najyaga numva bamuvuga nabi. Ntabyo nzi pe, ntabyo nzi. Bya bindi usanga umumama ni umusinzi, umumama ariyandarika, cyangwa mbese mu baturanyi ntibamwumva. Wenda nuko ndi umwana we, ariko yari umuntu mwiza, yagiraga impuhwe aho yabaye hose. Abana baramusangaga, yarabagaburiraga. We yajyaga avuga ati Mana, tujye ubireba nyine, nta kundi nabigenza. Mpamya rero ko n'imigisha yagiye akorera ari nayo yatumye nibura no kuri iyi myaka yigezaho. Ntabwo navuga byinshi, reka ndekera abandi, ibindi baraza kubivuga, ariko Imana imuhe iruhuko ridashira. Njye mbyumva cyane kuko twabanaga umunsi ku wundi, nubwo nari narashatse, ariko nta munsi wajya gutambuka tutabonanye, ko njye ntuye hafi. Rero ni njye nzabyumva cyane, ariko icyiza ni uko nzi ko ari aheza mu ijuru, kandi twese iyi nzira niyo tuzaca. Murekatete Drosera, Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Vedaste Nsengiyumva. Uyu mudamu maze kuvuga ni umudamu wanjye, nk'uko amaze kubivuga, yitwa Mukandayisenga Dansire. Ni umudamu wanjye, akaba yari n'umukobwa we. Umukecuru rero witahiye,
twavuga yuko yatubaniye neza cyane, yari atuye aha ngaha, natwe aho twari dutuye ntabwo ari kure, ni hafi hano, ariko nkurikije ukuntu twabanaga, twazaga akatubwira ati se mwiriwe muti, twiriwe amahoro, ese mu rugo ni amahoro? Ni amahoro. Si uyu munsi ntimunsura? Turagusura. Mu rugendo rwe batubwira ko yarwaye, rero twarabimenye, aza kuva aha ngaha ajya kurwarira n'i Kigali, nabwo turabimenya, wenda njye simbona umwanya wo kujya, ariko umudamu nkamwohereza akajyayo, ariko amakuru tukaba tuyafite umunsi ku munsi, ku buryo anatashye njye mfite isezerano nawe, twaravuganye kuri telefone kuko icyumweru twari kuzabonana ku cyumweru, niko twari twaravuganye, ariko njyewe kuvuga byinshi kuri we birahari, ariko biragoye. Yajyaga aza mu rugo aho dutuye akatubwira ati bana banjye mujye mubana neza, mukundane, mubane, niwo mutima mbifurije. Nicyo umudamu amaze kuvuga, aho agiye twizere ko agiye ahantu heza, kandi Imana imuhe iruhuko ridashira. Umukecuru twajya tuza aha ngaha akatwicuza muri salo, habaye ibirori, akaba ari nanjye wakira abantu bari hano, kambwira ati mwana wanjye hano ntumbwire ngo haje abashyitsi, ni we mwana mfite aha ngaha, akira abashyitsi bari aha ngaha, kandi uze kumenya n'uburyo bataje. Ibyo byose nkabimenya, nkamenya uburyo baje, nkamenya uburyo bagiye, nkamenya n'uburyo bagezeyo. Rero umukecuru Imana imuhe iruhuko ridashira, gusa agiye twari tukimukeneye, we kubwe ibyo yakoze yarabikoze, kandi hari inyigisho yadusigiye tugomba kumwigiraho. Gusa njye rimwe naramuhamagaye arambwira ati ihangane, nubwo ntari inaha, kubera umva ntabwo yari arwariye inaha, nahamagaye arambwira ati nubwo ntari inaha, ariko ihangane, humura, nzagaruka kandi tuzabonana tubane, nzagaruka. Umva umukecuru ukubwiye gutyo, aho yari arwariye yari afite icyizere cy'ubundi cyo kuzagaruka, tukongera tugahura. Rero kuvuga byinshi kuri we ni byinshi, ariko gusa turasaba ngo Imana imutuza heza mu ijuru, kuko nta muntu yabaniye nabi. Hari aho yakoreraga hano ku isoko, ejo bundi nagiyeyo, abantu bose barimo baravuga ati se mukecuru we ukuntu yakiraga abantu, iyo yageraga aho yakoreraga yazaga, abantu bakavuga bati se mukecuru yaje, ati yaje. Abantu bose ukabona barinjira muri bizinesi yakoreragamo, barinjira, umuntu yarinjira, ariko aho yagendeye bizinesi yabaye nk'ihagarara. Umudamu wanjye wenda akajya ajyayo rimwe na rimwe, urumva ni umukozi, akagenda avuye mu kazi, rimwe ntajyeyo, ubundi akajyayo, ariko aho bizinesi yahagarariye abantu nabo barahangayitse, baravuze ati se umukecuru wacu aduha serivisi neza, yagiye hehe? Umukecuru wacu yagiye hehe? Rero muzanabibona, wenda nitunamuherekeza muzabona abantu benshi aho yakoreraga, abacuruzi benshi bazaba bahari, ariko umukecuru yabanaga neza n'abantu bose, nta muntu utamwifuriza ineza mu ijuru. Ndumva rero ari ibyo, wavuga byinshi yarondora, gusa icyo naseruzaho nanjye, Imana imuhe iruhuko ridashira. Imana mpamvu mubwiye ngo naze hano, ndabyibuka tumubyara, yamaze kuvuka, umudamu wanjye namubetse hariya, twari dufite umukozi mu rugo, arambwira ati ntabwo nshaka ko umwana we yarerwa n'umukozi, ati umwana muzane.
akajya abyuka mu gitondo agakora ibyo akora, yarangiza umukecuru akaza mu rugo aho dutuye, agafata imbwa akamushyira mu mugongo akamuzana ahangaha, akaza amutwaye mu mugongo, yamara kumutwara akaza akirirwana, akamugarura 11:00 mama we uko avuye mu kazi. Yabaga azi neza yuko hari ibyo ari gukora byiza bizagira umuntu akamaro. Umubyeyi yandereye umwana akajya amuheka aho agiye, yaba agiye mu byo ashinzwe gukora ku munsi, yaba agiye mu byo ikintu cyose yajyagamo, uyu ntiyamusigaga kugera ubwo ageze mu mwaka wa mbere pirimeri. Yamwitagaho akamubwira ati mwana wanjye ni njye wakureze. Hari n'igihe yazaga mu rugo akambwira ati Ketiye ko ntamubonye byagenze bite, ubwo nanjye nkahita mubaza ko utagiye kureba mukecuru. Ubuzima uyu yagezemo, imyaka uyu yagezemo, ndabikesha umukecuru kuko niwe wamumfashije kugira ngo abe agezeho ari ubu ngubu. Imana imwe uko ridashira. Abakuru n'abatoya turababaye cyane. Mwakoze, amazina nitwa Mugisha Neri Ketia, kaka ndamukumbuye, mani muhirongo ridashira. Murakoze, amazina yanjye nitwa Mukashyaka Marie Solange, umubyeyi wacu witahiye, isano dufitanye yari mabukwe, ko ninjye mukazana we wa mbere. Rero ibyo kumuvuga byo ni byinshi, kuko ari umukazana we wa mbere, nari narashakanye n'umuhungu we witwaga Ndayizigiye Dacier muri 2004, n'itariki ndayibuka, enye z'ukwa 11 2004. Ubwo rero ko umukecuru witahiye namusanze birarenze, nari nariboneye umubyeyi utagira uko asa. Imana yamwishoje. Mukecuru rero imyaka twari tumaranye ni imyaka 21. Dushakana twari dutuye ahantu mu cyaro mu wundi murenge utari uyu, biza kuba ngombwa ko twimuka, nyine twimukira hano aho n'ubundi twari duturanye nk'uko duturanye. Biba ngombwa ko tuza kwimuka, nawe biba ngombwa ko tumwimura nyine. Mukecuru rero yari ntagereranywa, kubera ko urumva iyo ajya kuba ari umuntu udashoboka ntago tuba twaramwimukanye ngo dukomeze tubane duturane gutya. Ariko ngiye kubera ko ukuntu nari muzi yari ateye, uburyo twabanaga n'iki byose numvaga atanjya kure n'ubundi, ariko yagiye. Imana imbabare, nari ndimo nitotomba mvuga nti kubera iki Imana yemeye ko nta n'imyaka myinshi ishize umutware wanjye agiye. Hashize imyaka 2 yonyine. Twakundaga rero kuganira ibintu byinshi. Hari umuntu umwe w'inshuti yanjye wigeze kumbwira ati nzaza kukwigiraho. Nese uzaza kunyigiraho iki? Ati ndabizi
ushyingirwa ndi mu bantu bagushyingiye, aho wari utuye ndabizi, wari uturanye na mukecuru gutya mwakuburaga irembo rimwe. None urimutse nanone uramwimuye, ati ntago byumvikana, ati nzaza kukwigiraho, hatunyigisha ukuntu mukazana abana na nyirabukwe bakabana imyaka yose mubanye, bakabana mu mahoro. Ndamubwira ntibisaba imbaraga kandi izo mbaraga n'Imana izitanga, njye niko namubwiye. Ni kandi nanone biterwa na kamere y'umuntu, ko ntabwo abantu bose baba bafite kamere mbi. Njye nari naragize amahirwe yo kubona mabukwe, rwose navuga ko rwose yari afite umutima udasanzwe, yari atandukanye n'abandi bamabukwe njye numva bavuga, numva byacitse hirya no hino ngo umukazana ngo na nyirabukwe ngo bararyana, ngo barapfa uduki n'uduki. Mu buzima bwanjye umukecuru yitahiye nta kibazo n'iki na kimwe. Uburwayi bwe rero twakomeje kubana nyine, ko nkajya mbibona ko arwaye, tukaganira akambwira ati nta kundi nyine byagenda, nyine kaje karemerwa nyine, ubwo nyine mu biro bya rudahatse ibintu nk'ibyo nyine tugahora tubiganira gutyo. Igihe cyarageze rero tubona ko arembye, nyine biba ngombwa ko bamujyana kwa muganga kwitabwaho nyine n'abaganga. Baragiye hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Genda ariko ubona ko arembye pe. Nuko nkajya nkomeza ngakurikirana amakuru, nkabaza nyine uwo bari bari kumwe, umukobwa we nyine, kuko we yari yarambwiye ko abaganga bamubujije kujya yitaba telefone. Iyo namushakaga nahamagaraga umukobwa we, hanyuma akaza kumubwira ko mushaka, ubwo nyine akamuma tukavugana. Ubwo rero hari igihe cyageze ambwira ko uko yagiye atari ko akimeze, hari ikiri guhinduka, hari impinduka. Ikintu kimbabaje cyane nyine nuko yitahiye, nari ntarakajya kumusura, ariko ndumva ni kuwa 2 hari nimugoroba, wa 2 cyangwa kuwa 3 nimugoroba, ubwo yafashe telefone agiye kubona mbona arampamagaye, yampamagaje Airtel, ntago nari nyifite. Fata telefone nditaba ariko ntazi umpamagaye uwo ari we, ngiye kumva numva niwe. Arampamagara, ni kuwa 3 naye mvuye mu kazi nyine nkigera hano mu masaha 12. Turavugana, twavuganye umwanya munini, twavuganye nk'iminota nka 30. Tuvugana ibintu byinshi, kuva yagenda nibwo twari tuvuganye umwanya munini. Ambwira ati rwose ndikarabya, ndasohoka mu nzu nkajya hanze ku kazuba ngatembera, ati birimo biraza. Nuko ubwo rero ikintu cyantunguye cyane nuko nabyutse kuwa 4, nako ntago ni nko mu masaha 9 n'igice, saa 10, nibwo umwana turi kumwe, nibwo nagiye kumva numva arampamagaye, ati wamenye ibyabaye? Ntiwapi, ni ibiki se? Ati kaka yapfuye. Ni oya ntago mbizi, nta nubwo ari byo. Ati nyamara nibyo. Ahita nyereka nyine bapostinze nyine, nanjye mpita nihutira kujya gufungura telefone, ndebye nsanga banditse nyine. Nuko nyine nuko sigarana agahinda rero ko kuba twari twamaze kuvugana byinshi, ndimo mubwira ndimo ndapanga na Dansira tuzazana kugusura, none birangiye yigendeye ntanamusuye. Ariko ubwo nuko Imana yabigennye nyine, nta kundi, Imana imwiruko ridashira. Yesu ashimwe. Nitwa Uwingeneye Dative,
ndi umwana wa gatanu mu rugo. Munsi yanjye hari abana batatu, gusa ntabwo bagihari, ntabwo bahari bose kuko bagiye bava mu mubiri, harimo abagiye bava mu mubiri, hasigaye batandatu gusa. Icyo navuga kuri mukecuru yari mama wanjye umbyara, muzi kuva kera ari umubyeyi w'urukundo, umubyeyi wuje impuhwe, umubyeyi w'intwari ku gipimo ntabasha gusobanura. Niyo mbitekereje n'aka kanya sinjya mbasha kubisobanukirwa. Rero nibuka neza kera ko namenye ubwenge, mbona ari we wenyine tubana, bitewe n'uko papa yari yaravuye mu mubiri hakiri kare. Yaratureze, turamuvuna, turerana urukundo, turakura, aziba icyuho icyo ari cyo cyose, ahagarara mu mwanya we, ahagarara no mu mwanya wa data, no mu mwanya w'undi uwo ari we wose, kuko nta cyuho na kimwe kigeze kigaragara. Umubyeyi rero w'intwari ku buryo utabasha kubisobanura, umubyeyi w'umuhanga kandi ufite urukundo. Mama rero nta nubwo yigeze agaragaza ko twamuvunnye, nyamara twaramuvunnye, yewe ndabizi, narabibonaga, twe twarabibonaga, ariko we ntabwo yigeze abigaragaza, ariko twe turabizi neza. Yatubereye rero intwari, yatubereye umubyeyi, nta nubwo ari ibyo gusa, yatubereye n'inshuti kuva kera kugeza n'iyi saha. Urukundo rwe twari tukirubona uko tungana gutya n'abakuze twese. Rero dusigiye isomo rikomeye, kubera yuko yajyaga akunda kutubwira ngo mujye mukundana, tubwira ngo bana banjye mujye mukundana, muzakundane. Dusigiye isomo rikomeye ndetse n'umukoro, kandi Imana izadushoboze gushobora uwo mukoro no kuzaba intwari nka we, tukaba umubyeyi nka we. Genda byifuza. Mama rero yagize igihe cyo kurwara, arwara igihe kitari gitoya, ariko yakomeje kwiragiza Imana. Nibuka ko na kera kose muri izo mvune zose, muri ibyo bihe bigoye byose, yabaga ari imbere y'Imana, yahoraga yiragiza Imana, yahoranaga ishapure, ntabwo nabyibagirwa. No muri ibi bihe rero yarwaye, nabwo ntabwo yigeze atakariza Imana icyizere, yakomeje kugira ibyiringiro, akomeza gusenga, kandi mva nizeye ko Imana yumvise gusenga kwe. Ibisubizo by'Imana ntabwo buri gihe bihura no gushaka kwacu. Rero mama umunsi ava mu mubiri, nari nirirwanye nawe, ndetse nkabibona ko afite imbaraga nkeya, ariko ntabwo nigeze menya ko ari wo munsi wa nyuma.
gusa yavuye mu mubiri hashize akanya ari kumwe n'abaganga tutakiri kumwe. Icyo navuga, Imana ishobora byose, Imana ikiranuka, Imana itibagirwa imirimo, imutuza heza aruhukire mu mahoro, twiringiye kuzabonana nawe, twizeye kuzongera guhura nawe mu gitondo cy'umuzuko, bw'Imana yadusezeranyije ko tuzongera guhura n'abacu basinziriye. Mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Uwavuga ibyiza cyangwa ibigwi by'umukecuru akaba umubyeyi wacu bwakwira bugacya. Gusa reka mbihinire nko mu buryo butatu. Icya mbere, umukecuru nzirikana cyane ko yari umukozi ku murimo, yakundaga gukora cyane kandi ahihibikanira abana be. Ndibuka kera ubwo yabaga ari guhinga imvura ikagwa, iyo yahitaga asubira mu murima kongera guhinga. Noneho ubwo iyo yabaga ari ya mvura idakanganye cyane, ubwo nta nubwo yatahaga, ahubwo yakomezaga guhinga muri iyo mvura. Hari igihe rero najyaga mubaza nti, ese kurimo guhinga mu gihe cy'imvura watashye ukajya kugama? Akansubiza ati, ese ninjya kugama ejo cyangwa ejo bundi tuzarya iki? Ese minerivare izava hehe yo kujyana ku ishuri? Ubwo nkahita mbura ikintu musubiza, kuko nabaga numva mu by'ukuri icyo ashatse kuvuga. Ndibuka ko kandi iyo imvura yabaga itaguye, yazaga kurya saa sita zigeze cyangwa saa saba gutyo avuye guhinga n'ubundi, hanyuma akaruhukaho. Ndabyibuka yabaga ari iminota nka 30, yasabye ko nta muntu uramusakuriza. Nyuma y'iminota 30 agahita asubira gukora umurimo w'ikigoroba. Cyane cyane yabaga agiye nko gutera intabire cyangwa gutongora intabire. Ubwo rero aho hantu nahakuye isomo rikomeye cyane ry'uko yabonaga afite urugendo rurerure kandi agomba gukora cyane kugira ngo azabashe kurera abana kandi bige neza. Ikindi cya kabiri, uyu mubyeyi yadutoje gukundana. Ubwo uyu mubyeyi mama utubyara kimwe na mukuru wacu uherutse kwitaba Imana mu minsi yashize, badutoje gufatanya no gukundana, tukazirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyadushyiramo amakimbirane, tukajya dufashanya, tugafatana umurunga, tukareba yuko twazagera kure mu bishoboka byose. Ubwo rero ikindi kintu nzi neza kuri mukecuru, ari nawe mubyeyi utubyara, nzirikana cyane ko yakundaga kwicisha bugufi, akivugira makeya ku bimugoye, akavuga mu mwanya wabyo. Ntabwo yakundaga kuvuga ibintu byinshi, wabonaga yuko arangwa no kwivugira amagambo makeya, ndetse akavuga aho biri ngombwa. Mpamya neza ko icyo kintu byaje kurangira bibaye ngombwa yuko nanjye kigenda kinzamo. Hari usanga kwa kundi umuntu uvuga ibintu bikeya, uwo muco nanjye njya mbona hari ukuntu wanjemo. Icyo numva rero nasorezaho,
ni uko namwifuriza iruhuko ryiza ririmo amahoro no gutuza, ubundi nkamwizeza ko inshingano dusigaranye tuzazihagararamo gitwari, kandi rwose ubwumvikane no kubana neza badusabye tukaba tuzabikurikiza. Twizera ko tuzongera guhura mu bundi buzima kandi tukishimana. Murakoze. Murakoze. Nayo nitwa Ndiziwe Arsene, nkaba nari umwuzukuru wa mukecuru. Ikintu navuga kuri mukecuru, yari umuntu mwiza, yari umuntu watureze kuva tukiri bato. Akenshi ababyeyi bacu babaga bari mu kazi tukirirwana nawe nyine. Ni umuntu wandeze kuva muri primary kugeza aho ngeze ubu muri segonderi. Ntabwo twaherukaga kuvugana kuko nari naratashye mu kiruhuko cyashize arwaye ameze nabi, yo gusubira ku ishuri bamujyanye i Kigali ameze nabi nyine, ntabwo twaherukaga kuvugana. Ejo bundi kuwa kane nibwo ku ishuri mama yahamagaye umufurere ushinzwe disipurine, arabimubwira ko babimbwira kuwa kane nyuma ya saa sita, ubwo nabimenye. Ibyo kuvuga byo ni byinshi, gusa nta kintu nakongeraho. Hanyuma iheruko ridashira. Neza izina ryanjye nitwa Gisela Brian, niga mu wa mbere segonderi ku kigo cya Isenga. Umukecuru witabye Imana rero ni nyogokuru wanjye akaba mama wanjye kuko yanderaga, niwe niwe wamfashaga mu miryango byose, niwe nasabaga mu kintu ushaka cyose. Sinigeze ndwara ngo bari kumvira, kuko umukecuru nigeze ndwara ngo bari gukingurira. Muri make agiye twamukunda. Niba bishaka Imana muhereye ridashira. Njyewe nitwa Mukasinayobye Grace, nkaba nari umupangayi wa mukecuru Murekatete Dorosire. Nkigera muri uru rugo yaratwakiriye mu buzima busanzwe. Ngiye kubera ko nta babyeyi nari mfite, mbona yambereye umubyeyi, kuko mu buzima bwanjye bwose nagiye mbona mfasha byinshi, akatugira inama, akatwereka uburyo umuntu aba intwari yabiharaniye, akadusangiza amateka y'ubuzima bw'ukuntu yabaye intwari, akarera abana be ari we wari ubasigaranye, umutware ntawe uhari. Mbese twamwigiyeho ibintu byinshi by'uko umuntu atagomba kumva yuko ibintu bicitse cyangwa se ngo acike intege kuko wenda abuze uwo bafatanyaga. Njye namubonyemo ubutwari kandi mubonamo ubumuntu, kuko yari inshuti y'abato, abakuru, yari umuntu utagira umwaga, ubona umuntu wese yisanzuraho tugasangira byose. Mbese muri uru rugo njye ntabwo nari mpari nk'umupangayi, nari mpari nk'umwana, kuko n'abana be ubu ngubu turi inshuti bose, turahura ukabona turi abavandimwe. Byarenze kuba twabaye abapangayi, ahubwo twarabaye abavandimwe kubera mukecuru. Murakoze. Nitwa Niyomugabo Aphrodis. Uyu mukecuru nari umuturanyi we, ariko byari birenze no kuba umuturanyi, nari narabaye nk'umuhungu we, kuko uko bwije uko bukeye yambazaga uko naramutse. Nanjye naba mbyutse namusanga yicaye ku mbuga nkamaza mukecuru aramutse ute. Ariko byari byararenze kuba umuturanyi. Biragoye kubivuga no kubyakira, biragoye kuko burya iyo wakangukaga
ukabona umuntu muganira haba ku manywa haba ku mugoroba mukaganira akakugira inama zishoboka, kuko hari byinshi yagiye ankebura nk'umwana ukiri muto ushaka kugira aho ngera, yanganirizaga ku buryo bukomeye akangira inama. Hari n'igihe yageze kumbwira ati jya ugerageza ukora igikwiye, kuko iminsi uko igenda itambuka iyo utagendanye nayo iragusiga. Iryo jambo ntabwo naryibagirwa, yarimbwiye twicaye hanze. Byo kuvuga byo nta bindi, reka ndekera aha. Mukecuru aho ari, reka twizere ko ari kumwe na Nyagasani kandi twizere ko tuzongera guhura nawe. Imana imwakire mu bayo. Nitwa Uzamukunda Speciosa, nkorana na Dansira na Solange. Nanjye uyu mubyeyi wabo nari muzi, bigeze kuza hano nanone bagize ibyago, mbona ari umubyeyi mwiza. Nanone hari undi mumama dukorana wamutanzeho ubuhamya ukuntu yagize ibyago akamuhumuriza. Yari umubyeyi ugira impuhwe, aramuhumuriza amusubiza muri mudu yari yihebye. Nta bindi bintu byinshi navuga, ndizera neza ko Imana ari mu bwenge mwaganiraga ari mu bwami bwayo. kwigiramo. Murakoze. Mukecuru nanjye nitwa Ndayize Ernest, ntabwo yigeze amfata nkaba ndi ahubwo yarambwiye ati umukazana ni nk'umwana. umuturanyi w'uyu mukecuru, nkaba mba mu nzu yiwe, umwana wanjye mupanga yiwe. ntacyo yigeze ampisha, nanjye ntacyo Umubyeyi namuhishe. tubanye neza, twe tubanye neza muri uru rugo. icyo nabonaga akinguye naramwegeye, habe kuri njyewe, habe ku mwana wanjye, habe ku mudamu wanjye. turi kumwe akangira inama. Umwana wanjye yari mbese umukecuru umutoza imico myiza. Umwana wanjye yamukundaga, agahinda gakomeye. namusigiraga umwana, nkasanga umwana yariye yanyweye, nta kibazo umwana afite. navuga byinshi, aho agiye Imana imwakire. Twebwe nk'abana ntibyarangira biwe kandi asize, gusa tuzamukurikiza amasengesho uko bukeye n'uko bwije. Ntituzibagirwa ko ari umubyeyi watugiraga inama kandi twe tubanye neza. ndagira mu rwuri